Mu buzima tujye twirinda guhemuka cyangwa guhemukira bagenzi bacu. Aha ngaha barakwereka hari umukobwa bari bagiye kuba bafunga kandi bamuhora ubusa disi. Kumbe uwo mukobwa yari afite ishuri y'umupolisi. Barakwereka uko umukobwa arimo kumujyana, umukobwa arimo kuvuga ati nyamara nubwo mugiye kumfunga ngenda arengana. Hafi aho ngaho barakwereka wa musheri we niwe yari yatangiye kwihindura imyenda, atangira kwambara imyenda y'abanyururu. Ndagira ngo dukurikirane filime. Kumbe umupolisi akiri aho ngaho barakwereka boss we cyangwa se afande mukuru yatangiye guhamagara wa mupolisi amubaza aho imfungo bayigejeje. Kumbe uko bari muri ibyo, wa musirikare nawe yatangiye kuba yahindura imyenda. Barakwereka yatangiye kwambara imyenda nk'iy'abanyururu. Ndagira ngo ukurikirane filime mwabantu mwe, ndagira ngo iyi filime uze kuba wakuramo isomo rikomeye cyane. Barakwereka rwose wa mutipe nawe uko rwose yagatangiye rwose guhinduranya imyenda, yafashe n'imisatsi atangira kuba yayishyiraho. Ubwo barakwereka yafashe agafunguzo gafungura amapingu, arangije asatira wa mukobwa, atangira kwambwira ati Delila ndagira ngo uceceke. Delila yarahindukiye arikanga, abona sheri we aje kuba yamutabara. Ubwo barakwereka umutipe yatangiye kuba yavuga ati ndagira ngo uceceke. Ubwo yamufunguye rya pingu, arangije wa musore disi yatangiye kuba yakwiyambika rya pingu. Mwabantu mu rukundo si ikintu, mwabantu mu urukundo rugiye ibyarwo. Ubwo rwose wa mukobwa nawe yese avaho ngaho arirukanka ashaka ukuntu yacika. Kumbe rwose barakwerekana wa mutipe nawe ubwo rwose niwe yatangiye kwigira neza nka wa mukobwa. Ubwo umupolisi amaze kuvugira kuri telefone yise ajyana na wa muhungu. Kumbe icyo atazi cyo nuko rwose babashe kuba bamujijisha. Ubwo rwose barakwereka umupolisi yamugejeje hano, undi rwose akomeza guceceka ryumo. Ubwo umupolisi afunguye amapingu gake gake azingaye gufungura umukobwa. Ndagira ngo kurikirane filime. Ubwo rwose umupolisi akimara gufungura avuga ati injiramo hano rwose agakobwa bikakanyabyaha. Akireba neza akimwitegereza yasanze atari wa mukobwa. Ubwo atangiye kumukuraho imisatsi na ya ngofero, aravuga ati ibise kandi ni ibiki, ugeze hano gute? Umukobwa narinzanye hano agiye he? Nyereka aho wa mukobwa narinzanye agiye. Ubwo umutipe yatangiye kuba yavuga ati ibintu mbaza nge ntago mbizi, uwo mukobwa umbaza ntago nza ahantu ari. Ubwo barakwereka umupolisi yararakaye cyane, aravuga ati wa mugabo nutanyereka aho uriya mukobwa ari ndibuze kuba nagufungiramo hano, ntago uri buze kuba wavamo. Nibuze ubwenge ngira aho uriya mukobwa ari cyangwa se ngufungiremo hano ubuzima bwawe bwose. Disi umutipe yanze kuba yabivuga. Umupolisi arangije aramufunga, aramubwira ati rwose kuba wanze kumbwira aho uriya mukobwa ari ngiye kugufungiramo hano, nzabasha kuba nakurikura kugeza igihe uriya mukobwa azigaragariza. Disi byose umutipe yabikoze kubw'urukundo. Ubwo rwose barakwereka umupolisi akimara kugenda. Ndagira ngo umve amagambo y'umutipe, ndagira ngo umve amagambo y'umutipe. Ubwo umutipe yatangiye kuba yavuga ati Delila ndabizi neza ko ahantu uri imeze neza kandi rwose ntago nari kwemera ko bagushyira muri iki gihome. Delila mari, Delila ngenda gukunda rwose kandi rwose nakora buri kimwe. Kuba ndi hano ni ukubera wowe, ibintu byose buri buze kumbaho ntago ndibuze kuba nakwicuza. Delila ndagukunda cyane. Yo disi umutipe akunda Delila, akunda uyu mwana w'umukobwa. Reka barakwereka noneho uyu mwana w'umukobwa yaje hano. Ubwo hari ahantu yatangiye kuba yakomangira. Ndagira ngo tukurikirane filime. Kumbe barakwereka bakirimo gukomanga, hari umukobwa yaje asanga. Ubwo umukobwa yaje avuga ati ese kandi bigenze bite, ngira ukuntu bigenze, uriya mupolisi wari wagufashe ubashije kuba wamucika gute, nsobanurira neza. Ubwo umukobwa yatangiye kuba yavuga ati wa mukobwa we ni ibintu birebire ukuntu bigenze. Sheri wanjye Alfaeli niwe ugiye mu kimbo cyanjye, niwe unyitangiye, niwe ugiye kuba wafungwa kubera njyewe. Ubwo umukobwa yarikanze, yatangiye kuba yavuga ati utambwira ko Alfaeli musaza wanjye ari we bafunze rwose, utambwira ko musaza wanjye ari we bafunze mu kimbo cyawe, ntago nabyumva, ntago nabisobanukirwa. Kumbe uriya mukobwa uriya mutipe bafunze ni musaza w'uyu mukobwa. Ubwo umukobwa yatangiye kuba yavuga ati ntago bishoboka rwose, ntago umusaza wanjye bamufunga kubera wowe, kubera ubugoryi bwawe. Ndavuze ngo genda ujye kuba wakwitanga cyangwa se rwose mbaje kuba nabahamagara baje kuba bagusubizayo musaza wanjye wamurekure, kuko ntago ndibuze kuba nakureka. Ubwo umukobwa yakuyeho telefone aravuga ati ariko nanone reka noneho mbahamagare baze bagufate rwose, kuko ntago nakwemera ko musaza wanjye afungwa. Ubwo umukobwa yatangiye kuba yavuga ati basi reka rwose
rwose reka ndibuze kwijyana, wikwirirwa uhamagara polisi, njyewe ngiye kwigiraho rwose, wikwirirwa wigora, njyewe reka ngende nitange, musaza wawe bari buze kumurekura rwose, njyewe ningenda nkitanga ndabizi neza ko musaza wawe bari buze kumurekura. Yo disi umukobwa yararize cyane, yo disi ahantu yarahungiye naho zimubanye nyatsi. Ubwo nguyu yaravuze ati genda rwose gira vuba vuba ugende bajye kuba bagufunga, ariko musaza wanjye mubona atashye. Ubwo rwose barakwereka wa mukobwa akimara kuba yagenda, ubwo nguyu yasigaye avuga ati kariya gakobwa ntabwo nakizera, gashobora kuba kancika, reka nze mpamagare polisi tujye kuba twakareba, kuko nintahamagara polisi kariya gakobwa gashobora kuba kancika, musaza wanjye akaguma mu buroko. Yo disi barakwereka Rufayeli nawe ahangaha rwose arimo kuvuga ati Delila, ndabizi neza ko bakurenganyije, ndabizi neza ko biriya bintu utigeze ubikora, niyo mpamvu naje kwifunga mu cyimbo cyawe. Yo disi Rufayeli ntabwo yizera ko ibyo barimo gushinja Delila yaba yabikoze. Ese ubundi Delila yakoze ibiki? Ndagira ngo dukurikirane filime. Kumbi barakwereka ahangaha rwose hari umumama w'umukire tugarutseho. Ubwo rwose barakwereka umumama yaravuze ati karakana k'agakobwa kanyimbye rwose nagombaga kuba nagafungisha, igikorwa nakoze ntago ari igikorwa cy'ubuswa, atari ko se ubundi katinyutse kunyiba gute kandi mfite kamera hano mu nzu yanjye, ati ubundi reka ndiba ukuntu katinyutse kuba kanyiba mfite iwanjye kamera. Ubwo barakwereka rwose yaravuze ati ubundi reka ndebe kuri kamera ukuntu kariya gakobwa kabashije kuba kanyiba. Ubwo barakwereka bo mama yafunguye mashine arangije ajya kuri CCTV kamera. Kumbe barakwereka kijya kuri CCTV kamera yarebye kuri kamera, ndagira ngo urebe icyo abonye. Ndagira ngo umumama akimara kureba kuri kamera yarikanze, yaravuze ati no ntabwo bishoboka. Yarebye hari undi mukobwa kumba atari wa wundi, yarebye hari undi mukobwa urimo gupakira amafaranga, yaravuze ati mbega ukuntu ndi umuswa, nibeshye nafungishije umwana utari we, nafungishije inzirakarengane, uriya mwana w'umukobwa nafungishije ararengana, ntabwo ari we wanyibiye amafaranga. Ati rwose reka muhamagare mbashe kuba namubwira ukuri, mubwire ko rwose atari we wanyibiye amafaranga. Yo kumbi barakwereka wa mukobwa nawe ari hano arimo kuvuga ati se ubwo ko ndakora iki, ndajya kuri polisi cyangwa se nkora iki? Kumba kiri aho ngaho hari telefone yise imuhamagara, ndagira ngo ukurikirane filime. Ubwo rwose telefone yise imuhamagara yarayirebye aravuga ati uyu ninde umamagaye? Ati ndabona ari mabuja wanjye. Ati reka mufate ndebe icyo agiye kumbwira. Mabuja y'idisi yaramuhamagaye, barakwereka akimara kumuhamagara. Yo ndagira ngo wumve ibyo nyirabuja agiye kuba yamubwira. Gusa nkwibutsa nimba utarakora subscribe urasabwa gukora subscribe, ubundi tukakomeza tukabana kuri YouTube channel. Kumbi barakwereka wa mukobwa akiri aho ngaho, barakwereka rwose wa mukobwa yisaza atangira kuba yavuga ati dore rwose wa mukobwa mwashakaga, wa mukobwa mwari mugiye kuba mwafunga akabacika, dore nguyu ndamubazaniye rwose, mumufate mujye kuba mwamufunga. Ubwo polisi yazivuga ati wa mukobwa we wabashe kuba wacika polisi, wabashe kuba waducika gute? Ubwo disi umukobwa nawe yatangiye kuba yasaba imbabazi avuga ati rwose nimumbabarire, nubwo rwose murimo kunshinja icyaha cy'uko nagerageje kuba nakwiba, ntago ari ngiwe rwose, ibimenyetso byose biragaragara ko ari umukobwa muri kumwe w'umujura, uwo mukobwa nawe yagerageje kuba wakwiba. Ubwo umukobwa yatangiye kuba yakana avuga ati washyirishijemo umusaza wanjye none nanjye urashaka kunshirishamo, kuri ngiye ntago byashoboka. Kumbi barakwereka ubwo baradusubiza inyuma gatoya ukuntu byagenze. Kumbi rwose barakwereka nyirabuja yararimo gusaka, nyirabuja bari bamwibye. Kumbi barakwereka yazanye polisi irimo gusaka buri muntu wese usohotse. Kumbi barana bo bari kwinjira disi bakibona batangiye kuba bagira ubwoba bati barimo kudusaka. Kumbi rwose umupolisi yararaho arimo gusaka buri muntu wese ugiye kuba wasohoka. Kumbi rwose barakwereka ba mukobwa, ndagira ngo ukurikirane akantu yakoze hano, ndagira ngo ukurikirane filime. Barakwereka yafashe amafaranga arangije atangira kuba yashyira mu gikapu cy'inshuti yiwe. Ndagira ngo murebe abantu tugendana, murebe abantu twite inshuti zacu. Yafashe amafaranga ayashyira mu gikapu cy'inshuti yiwe kugira ngo bize kugaragara neza ko ari we wibye amafaranga. Arangije nawe ajya ku murongo nk'abandi, atangira kuba yatonda umurongo. Barakwereka rwose polisi nawe yakomeje kuba yakora akazi kiwe rwose, akomeza kuba yamusaka, ariko amafaranga arayabura.
ndagira ngo filime ukurikirane filime. Yageze ku gikapu cya wa mukobwa, arangije arebyemo asangamo amafaranga. Icyaha tayari cyari cyamaze kuba cyamujyaho, yasanzemo amafaranga yose bari babuze. Ubwo umukobwa yatangiye kwisobanura avuga ati ni ukuri ndarengana, aya mafaranga ntabwo nigeze nyashyiramo. Nanga nta kintu yasobanurira polisi. Polisi yahise imufata ijya kuba yamufunga. Yakomeje kwisobanura gusa byose byari iby'ubusa, nta kintu rwose bagombaga kuba bamufasha kuko ibimenyetso byari byamaze kuba byamuhama. Ubwo rwose umukobwa yagerageje kuba yasaba imbabazi, ariko rwose byose bifata ubusa. Disi ni uko nguko bamujyanye bamugiye icyaha kawo icyaha atakoze. Ubwo ahangaha nibyo ari kuvuga ati rwose ubundi byose byari wowe kugira ngo ujye kunshinja icyaha cy'ubujura. Ubwo rwose umukobwa nawe atangira kwidefanda avuga ati polisi, uyu mukobwa ntuzi kuba bamwizera, yafungishije musaza wanjye, nanjye arashaka kuba yamfungisha. Ubwo barakwereka umukobwa yatangiye kuba yavuga ati oya wivuga gutyo, njye mfite ibimenyetso byo mabuja anyoherereje bigaragaza neza ko uwo mukobwa muri kumwe ari we wibye amafaranga kuko kamera zaramufashe. Ubwo barakwereka wa mukobwa yatangiye kuba yakwerekana video rwose nyirabuja yise yohereza umukobwa direct video igaragaza uriya mukobwa arimo kwiba amafaranga. Ubwo rwose byose polisi yarabibonye. Polisi yiboneye ibimenyetso noneho by'ukuri, yiboneye amakuru atari ivumbi. Ubwo polisi yaravuze iti tayari noneho uwo tugomba gufata turamubonye rwose. Ahanga nta kujijinganya, nta gutera ku ruhande rwose, ahanga nta nubwo wemerewe kuba warikarama rwose. Ubwo polisi yaravuze ati kumbi kare kose sha vuba tujye kuba twagufunga. Ubwo rwose uyu mukobwa yatangiye kuba yasaba imbabazi avuga ati ndakwinginze rwose ibi bintu ntube wabinkora rwose, urabizi neza ko turi inshuti, urabizi neza ko ukundana na musaza wanjye, mbabara rwose wiba wancirishamo rwose, mbabara ntuze kuba bamfungisha. Ubwo umukobwa yaramubwiye ati ariko rwose byose niwe wabitangije, ugihamagara polisi, iyi polisi niwe wayizaniye, ngaho rero rwose yereke ibashe kuba yagusubizaho rwose, kandi rwose warujije kumfungisha mu gihe icyaha kiguhama niyo kigomba kuba cyafata rwose. Mwabantu mwe abisi niko bamera, abisi bagucukurira icyobo kugira ngo ukigwemo, ariko rwose Imana nayo ikagucira icyanzu. Ubwo barakwereka rwose reka tugaruke hakuno. Wa mukobwa nawe adacika uruhande yise aza kuri polisi, aza kuba rwose yareba sheri wiwe wari babashije kuba wamwitangira. Ubwo rwose polisi yaramuzanye iravuga iti rwose umugabo nahanga rwose twitwabaye tumubitse. Disi umukobwa Disi yaje kureba sheri wiwe aravuga ati umuntu wabashije kuba wanyitangira agaca mu bikomeye kubera ngiyewe, uyu muntu rwose ni umuntu w'agaciro, ndetse iyi nshuti ino nkeneye mu buzima bwanjye, nta wundi muntu nkeneye kuba waba iruhande rwanjye. Yaramwishimiye cyane, yaramuhobeye. Umutipe yatangiye kumubwira ati sheri wanjye ndabizi neza ko rwose urengana, nari mbizi ko urengana rwose, niyo mpamvu nabashije kuba nakwizera kuko nari mbizi neza ko nta kibi wakora. Agafilime kacu nako reka tugasoreza ngaha, mwakoze kubana natwe.